Welcome once again to the Ramjaane show. Uwinda ya gutegeka umuneke. Iyi jinga y'umureke ntabwo wabicika wajyana ko ufite imodoka. Kwikirije gute? Ukandaza. Nyagasani. Nyagasani, Nyagasani. Nyagasani. Noneho mbazaniye bita gu fora nini ufite gu ya uyu ni ufite gu bwira mugenzi wawe ngo gu ngo aryoshye kurusha yahurute ngo aryoshye kurusha na urubiti burya ngo aryoshye kurusha n'igisheke ngo ibiraha aryoshye kurusha amarindazi umva ariko wumva iyo gu muri Yesu harimo guharima kunyuka ruta ako mu njugu kuba muri we ni inyungu ararenze ku isi hose ndetse n'icyangugu muri Yesu namwera hamwe wakayiko gakaranga ubunyobwa baracana iyo batisize mu korogo harimo guhilenze kurusha kwiyahoza mugo baracana iyo batisize mu korogo harimo guhilenze kurusha kwiyahoza mugo ngo aryoshye kurusha yahurute ngo aryoshye kurusha na urubiti burya ngo aryoshye kurusha n'igisheke ngo ibiraha aryoshye kurusha amarindazi umva ariko wumva iyo gu
KTV Record, Dr. Man, Chibonke Clapton. Jesus Muri Yesu is the savior. harimo gu In Johannesburg, mu gikapu cya John they know Jesus. baramuzi. In Syria, Ni mu ba serious they know him too. baramuzi kabiri. Umwuka wasobanurire. Ngo aryoshye kurusha yahurute. Ngo aryoshye kurusha na urubiti. Burya ngo aryoshye kurusha n'igisheke. Ngo biraryoshye kurusha amarindazi. Ariko umva iyo ku. Umva gu we. Nagondi bugucure. Nagondi bugucure. Wino na uguteho. Nanjye naguseho. Nagondi bugucure. Nagondi bugucure. Wino na uguteho. Nanjye naguseho. Yesu naza tuzakore left kwisi. Batatuyasinga rwose. Yesu naza tuzakore left kwisi. Wese twigire mu ijuru hataba WhatsApp. Mwijuru ntari mu buzibayo. Ninde wundi usaba guhari mu mwijuru ntari mu buzibayo. Kwimana radini mukuru. Mwijuru ntari mu buzibayo. Ndakubwiye ngo tuzigumirayo. Mwijuru ntari mu buzibayo. Kumva ukuntu Imana nayo ifite ngo aryoshye kurusha yahurute. Ngo aryoshye kurusha na urubiti. Burya ngo aryoshye kurusha n'igisheke. Ngo biraryoshye kurusha amarindazi. Ariko umva iyo ku. Umva gu we. AbaNyagasani mwe. AbaNyagasani mwe. Muze mwumve gu. Alo. Iyi niyo gu nyayo. Niyo. Wow, iyi ni indirimbo nziza cyane y'umuhanzi bita Clapton. Ni umuhanzi nawe afite impano z'akajagari. He can be he's a good comedian, by the way. He's the best comedian in Rwanda. Mu byemere kandi mwabihakana. Ikindi kandi Clapton ashobora kuririmba akarimba nabi cyangwa neza, byose nta kibazo, ariko bigahimana icyubahiro muri kukumva, ariko hatandukanye n'abandi bahanzi. Ikindi we yarahamagawe ntago yigeze yihamagara. So ikaze mwese muri the Ramjaane show, aho muri mwese muyanda mukanyo yacu yawe. Aka karimo kitwa gu. Bwira mugenzi ngo gu. AbaNyagasani mwese muri he? Reka rero mbaye ikaze mwese rero. Reka mbeseriye kuko ibintu bitugeza muri business. Ikaze mwese muri the Ramjaane show, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, burasirazuba, bwisi birumvikana. Amazina yanjye yitwa Ramjaane. Nkaba rero ndi hano Austin, Texas. Ikiganiro the Ramjaane show. Reka mbashe kubashimira mbahani ikaze mwese abafashe umwanya wanyu mukaba mwicaye ku ntebe. Sinzi intebe ikozwe mu cyishura ko ari futeyi cyangwa gataburete cyangwa idebe, aho aba wicaye hose, aho rwose ikibuno cyawe gikubise gutya, aho ho wicaye. Hari n'abari kundeba bari kugenda. By the way, mbahaye ikaze mwese. Emmanuel nawe niwe kuri kamera, nawe ndamushimira cyane kuko amashusho yaje ari meza cyane. Hari abantu bavuga ngo naritukuje sinitukuje, niyo klima yinaha nanjye nsingewe ntimugenda babeshya. Ubwo rero mboneyeho umwanya rwose yo kubifuriza ibihe byiza cyane. Reka mbere na mbere nsuhuze, nkunda gusuhuza cyane, reka ndusuhuze muri iki gihe, muri kano kanya nsuhuze abahungu bafite ibituza binini cyane. Reka nsuhuza abahungu, umuhungu wese wisi ko afite ibituza ufata umwanya akajya muri gym, nakufata umwanya we. Kansuhuza abahungu batumwanya umwanya wabo, they waste their time, they go to gym kuterura ibituza kugira ngo abantu babemere. Sinzi ariko ngwakubaza wowe uterura niki gituma uterura? Waterura isuka, terura isuka hinge, imirimo irahari hinge, uri guterura ibyuma, urushaka kurwana n'iki? Kwibyo turwana nabyo bitagira amaraso n'inyama mw'abantu mwe. Reka nsuza abahungu rero bafite ibituza, agenda gutya ukagira ngo ikibuno kiri mu gatuza, urumva ateye nk'ifi cyangwa nk'intare. Ndamushuje cyane, hari abonzi b'inshuti zanjye, nanjye nakatangiye kuza. Ariko reka nsuze kandi anjye gusuza abakobwa ariko mbona n'intege nkeya. Oya
nago nshuje abakobwa kanisuriza abamama reka nsuza abamama bose aho bari mwese umubyeyi umumama umupapa aho muri mwese uzi ko rwose ufite umwana cyangwa ufite abana reka nkwifurize ibihe byiza cyane kuko vuba hani Mother's Day birumvikana rero yavuze Mother's Day mpita ntekereza mama wanjye ndamukunda cyane nkunda kubimubwira anwesha mwatkurira mugeni kukunda kuvuga mama wawe ubwo ndi umwana w'umugore nyine none se hari icyo bimbwiye iki ko mama wanjye yambyaye amezi 9 mu nda yawe unwita ugenda wigengesera udahuga okay reka nsuza abantu rero bose bafite mama wabo cyane mama wanjye ndamushuje cyane mama ameze neza cyane ndakomeye okay ntabwo njya muri ibintu byinshi cyane nimba kumbuye bafite byinshi cyane uyu munsi mfite sketch mfite interviews mfite byinshi cyane mfite n'amakuru atandukanye kamfata karuhuko murabiza akaruhuko kanje kaba gateye gutya ndaje mu kanya gato noneho mbabwire igikurikira don't go far from your TV aho ndebera hose kuri telefone cyangwa kuri televiziyo cyangwa hehe aho ari hose undebere rwose kandi umeze neza cyane Ramjaane show kuri YouTube Ramjaane show kuri Facebook Ramjaane show kuri Instagram Ramjaane show kuri Twitter ariko na break yarijye kumera rwose ko duhuka bose bari abadebe hano hose ubu sinakora break safata ka break ari kubundi niki gikuzanye hano wose nari gushakisha mu rugo ngakubura ngagusengaza kubura hano kukazi akumiro n'amavunja niko wamwana niki byageze gute uwo mwana urananiye niki kigukuye ku ishuri ukansanga hano kukazi ubwo urashaka ngo banyirukane urukwiriza umugabo ungana nawe umwana ngana nawe uzuko ejo bona gushakira umugore ukaba urukwiriza imbere wambye niburetse ishuri niba ari kunaniye ukajya guhinga imboga z'amashuri bikaruto niki kikuzanywe zisaha bantutse ariko umwana ungana nawe umusore ungana nawe bagututse ndeba hano kwanza ndeba hano bagututse ngo iki mwanditse mathematics histoire géographie english yewe ibyo bintu nuko ntari kubyumva mwana wawe bagututse nabi ariko abo bantu koko bakuzize iki ariko bababarire nta kibazo bababarire ngaho ihangane usubira ku ishuri ugende wige ariko ihangane ibyo bitutse ni bibi cyane bari banatutse ngo ndimbuka ngo ndimbuka bagututse ngo urimbwa
none se ko babeshye iyi minyuru imeze nk'iya ryangomwe cyangwa y'imigare y'iminyuru si yimbwa ubundi ubundi wajya kwishuka maze wagututse nabi se imbwa ni igitutsi cyangwa imbwa none suri iki suri yo ahubwo wowe utareba neza uzabakabwa ahubwo ukabwo se urabona mfite umurizo nuwo wabuze nawe ushatse bawuguteraho imbwa ubwo se ngaho mbwira gatoya ndeba mu maso gatoya bagututse nguri imbwa ni igitutsi kubize reka nkubwira imbwa za hano nukuri reka sinkubese suri umwana wanjye dore imbwa za hano hari zikurusha agaciro pe imbwa za hano zigira food stamp urayigira ntibayitwimye imbwa za hano zifata amataxi hari amataxi wawinjije imbwa za hano ni imbwa nyine reba ibitanda ziraraho reba ukuntu zifatwa reba ukuntu bazifata imbwa ni imbwa si igitutsi hano ntabwo ari imbwa byo baze kutwa muri imbwa muri Afrika umusega ngenda ari kurwana ariko nturi imbwa mwana ihanga ntugo ugenda ku ishuri mwana nturi imbwa pe ubwo ugize amahirwe ukabimbwa hano suko ntwa ufite agaciro koko nukuri umva mwana sinkubeshye icyo si igitutsi kuko bakankubwira sibyo Imana irebera imbwa ntihumbwa ubwo urabaye imbwa Imana irakureba cyane kandi ngo abagabo bararya imbwa zikishura ntago none uramutse ubaye imbwa ahubwo ayo mahirwe kuba imbwa yakura he mwana papa reka nkubaza nimbaza ariko ugire vuze ku ishuri rwose ndi umwana ye uri umwana kandi no gukunda pe bakaba bandutse ndimba none se uramutse ubaye imbwa hari ikibazo none se nimba ndimbwa ubwo hasuru rubwa runini akumiro n'amavunja niko sha uratinyuka ugeze aho kunduka ngo nanjye ndimbwa sha none se papa uriya bantutse ngo ndimbwa nkaba ndi umwana wawe nasumva ko bagututse ngo nawe urimbwa ariko sha uzi kuza ubwenge warize koko bagututse ngo urimbwa kandi ndiso uzi ko nanjye bantutsemo ko ndimbwa koko n'abazungu n'abirabura n'abaki bagututse ntabwo mbizi basa n'umuhondo ngwino byamanyereka rero reka mbabwize ukuri natwe turi abantu rega kameramana aba yasetse na nyimbanase nayo ndi umuntu iyi sketch nshimira mwana wanze kubimbwa anankomvenga ko burya wa mugani ngo yabatutse by the way yututse umuntu abantu batukana mzamureka gutukana ibaze ututse umuntu ngo nimbwa ubututse abantu benshi cyane ubututse ababyeyi ko nabari imbwa mama we ubwo nimbwa y'ifemine irimo umusumakazi ndabitinya bita urabona umwami kazi ariko ugiye kumugashiraho kazi mana we oya nta muntu ntutse ariko yututse umuntu ngo nimbwa wumva ukuntu ubututse nuvuga ngo niba afite bari umuntu abe baba ibibwana sibyo ututse umuntu gatuka abantu benshi cyane ntago ari byiza gutukana by the way so reka rero tuze uriya mwana byitwayemo neza cyane ariko baracaje ari uyu mwaka wa mbere umwaka w'ibyishimo dukuri hari ibintu byinshi Imana igingora nanjye bikanyobera okay naka mbese ari okay turaje rero mbafite nuko bitangiye kunzana okay ngiye kuba seriye nk'imbiri kuryuruhu sketch rero yabashimisha cyane ndizera ko yabashimisha nibitabashimishe mwihangane zakora indi bashimisha mu minsi iri imbere ariko tubabwira ni the Ramjaane laugh and learn seka wige mbabwire rero mbere yuko tujya ku kindi kiganiro gikurikiyeho ntago ntinda cyane mbabwire ko abantu bose badukurikirana haryo no hino aho uri hose ukeneye waba ufite ikintu kitwa ikirori cyari cyo cyose ufite fete mu mwaka wa 2017 rwose The Ramjaane Show yabibutse cyane ufite ibirori ufite ubukwe ufite iki ukeneye mu cameraman mwiza cyane The Ramjaane Show turamufite cyane ukeneye sound system ukeneye hari abantu nyine reka mbabwire impamvu mamukeneye amashusho meza mamukeneye n'abantu babafata ibintu bisobanutse kuko iyo ufite fete ufite party ufite anniversaire ufite graduation ufite mariage ni ibintu ni ikintu kiba rimwe ukeneye amashusho yizewe nka ya The Ramjaane Show and then ibintu kagenda neza cyane ukeneye ubundi busobanuro dore adresse zira hasi rwose ushobora kutwandikira kuri email kurikira ushobora kwandikira kuri Facebook hehe ukeneye aho uri hose tuzagusanga kandi ku biciro byiza cyane ntago ariko bono umuntu azatungwa sha n'umurimo akora none ndi kuvuga gutya ntago ndi kwinjiza cyangwa cameraman ari inyuma kamera kagira ngo ni mikino so rero tuzabaca make cyane gusa ariko icyo turashaka kugira ngo mugire ibintu byiza cyane tuzakora byinshi cyane ukeneye mu MC by the way MC byo nibindi bintu murabo amagambo mfite azankiza kandi yarangije no kunkiza so rero ukeneye ko uyoborerwa ubukwe n'umwe MC ufite umwuka w'Imana n'umwe MC wihagazeho umuhemusi rwose wa wundi ufite icyo bita wile amavuta arahari cyane The Ramjaane Show turabafite byinshi cyane okay interview naganiye n'abantu batandukanye cyane aba naba twaganiye kuva Dallas
Texas bari basuye Ramjaane show tuganira nabo bafite byinshi cyane muraza guseka mukanya gato ndagaruka ariko mukomeze mutulike kuri Facebook yacu The Ramjaane Show Instagram The Ramjaane Show hari umukobwa wigeze kumbaza se kubera iki ngo abantu baba bambaye filme nambye abantu bambaye filme ko bafite soni sinzi bongeye nta soni mfite bikambarebe neza ariko mfata karuko cyane zirambere niba zimbere genda umbwire andika kuri nuko ndakumvira zirambere ndagaruka mukanya gato rero nitwa Mudahemuka Justin yawe bwite atara yawe bwite none nayahe atara yanjye bwite nk'izina bakunze kunyita bakunda kunyita Brown abantu bakunda kwita na abahungu n'abakobwa cyane bakunda kwita cyane bose muri rusange ugereranyije bose mama wararize Brown cyane akwita Brown ubundi izina kunze guhamagara izina yanyise ariko iryo ntago aryemera urumva anaryemera bukeya kubera abantu benshi bariyita okay right so ryaturutse Brown rero Brown ahantu ryaturutse na ahantu nabaye mu rubyiruko tungana n'abantu bakunze kureba indirimbo za Chris Brown and then baza kuvuga yuko nshobora kubanza na Chris Brown ushobora gusana Chris Brown cyangwa Chris Brown asa nawe ko Chris Brown asa nanjye wewe Chris Brown no mu Rwanda kandi uramuruta urasanga kuri so ubwo baita ariko ukunda muzika right cyane Chris Brown okay ndabona hari ukuntu bigiye gusukuntu nanjye bajya bavuga na Tom Close ariko ntago ari byo Tom Close nanjye which is good so turacyakomeje noneho usanzwe rero Ramjaane show nagira ngo tubwire gatoya commentaire ntoya cyane ngewe mbabwiza ukuri ntago nababeshya kandi muri kundeba sinjya nireba sinjya kuri YouTube ngo nirebe kwibyo mba nakoze mba nabikoze menye myamundeba rero Imana baho umugisha kuri viewers abandebera kudukoroboyi tukorobe n'insa telefone zimeze nk'iyo umuntu ari kudufotoza hari imbere kanu gatoya aturebera kuri ecran kira nk'iki nawe Imana baho umugisha ariko none sinjya nireba mwego uwo yundebye yurebye ikiganiro muri rusange ubona kimeze gute ikiganiro nko kubwanjye mbona ni ikiganiro cyiza gishimisha abantu benshi cyane kuko nkigiye natangiye kukibona natangiye kubona ikiganiro cya Ramjaane show ngira ngo hashira nk'imyaka you're right kuko video ya mbere hancu ko nashizeho hashize nk'imyaka nk'ibiri you're right urumva kugezana n'izi saha nanuvuga ngo video nshyashya upostinze kukanya so nukuvuga ngo niyi urangije kwibona tayari kandi itari yagera umva ndahiyereye okay that's good so mutuye hehe rero dutuye Dallas Texas Dallas Texas ni nk'igisenyi mbese okay mutuye Dallas wow Dallas avugika neza Dallas Texas rero hari abantu b'AbaNyagasani baba hari benshi ubona ku buryo njyanyeyo Clapton nubwo bamuroze muri Seburikoko akaba yenda gupfa ariko nkamujyana bavuga ati buriya Clapton sizira impamvu rwose wamusize nashatse kumushira mu gikapu kwa ari muremure yahita nacika yajyamo yihinnye ari kugera hano yarangiye so ariko Clapton nawe saza ari hafi kuza byiza cyane kabisa kandi twarabishimiye kubabonaho yonyine na kira kiganiro kiradufasha cyane abantu iyo tuvuye nko mu kazi uvuze akazi umbwira niye sketch yagushimishije ku buryo wongera ukanayisubiramo inshuro nyinshi cyane iyo mvuye nko mu rugo like nira video imwe Clapton yasanze Mukamana Beyonce nagize ngo nijye ujye kuvuga ko twari kutuva muri Mukamana Beyonce ari gukubura navuga ngo ariko ninjye wakunze nari kukureba ari mareba ukuntu yataye za Mukamana Beyonce afite amaguru nk'insinga aseka nk'igisasu ira sketch yanshimishe bya buryo cyenya ubonye ndaseka nago nakobeshyira mu sketch ntakunda kubera kuri amukobwa honestly ntago kubabeshya Mukamana Beyonce ntago ari mwiza na gatoya amufite amaguru mabi ateye nabi ntago mukunda kumureba ahubwo ngiye nkunda kura iriya nakinnye ndi impumyi so tugana ku musozo tubwire mu buzima busanzwe urumuri bigaragara ko ugira igiparu byatari ushobora kubunaganira cyane ni nakayikanu kagushimisha nakayika mu buzima bwa busanzwe kagusetsa utekereza ko gatikano niyo nkibutse ndi nanjye nyine karansetsa kabisa ni nkakaye rero
bajya bavuga ngo ari ukuntu bajya baca umugani nk'ukoze hasi unyibutsa ibuye ukoze ibuye unyibutsa hasi aho yakoze hasi unyibutsa ibuye sinzi niba wenda ariko bimeze ariko nuko nzi ko nako kantu niko mbese kameze umunsi umwe nayo ndimo ngenda ahantu twari dutuye noneho mpuranasohoka ntuhambwira hamwe mutuye sawa ntaribi sogokuru turahura ahantu kweri yari yafashe nyine nabyita ku gatama ahandi ahubwo ati yakwikiye sogokuru ko ndi kubona rwose utari bugere mu rugo wanguriye icupa kabisa njye nkaguheka nkakugeza mu rugo noneho nkimara kumubaza icyo kibazo none se uragira iryo cupa uri ntekemo ariko rero oya sogokuru wawe kabisa aya mazina biragaragara ko ntabwo wari ugiye kumufasha wari ugwikinda ni gute ushatse kumufasha abanje kugura agacupa ubundi icupa ari kuri kwirwamo iyo ubyibuze rero biragutse oya no kuvanga ahantu hose ni kera cyane ariko na n'ubu ngubu ariho ya aracyari shakisha ukuntu tutumira icupa noneho ry'ukuri umugurira akantu hariya urabyo nega nazi gusubiza vraiment ni ukuvuga ngo wowe ubajije ikibazo direct ahita gusubiza ninde munamukurikije wanyu shamaza ntawe kuko ukuntu asubiza niwe ku giti cye rwose. Wow, it's a pleasure. It was a pleasure to be with you. Nishimiye cyane kuba n'AbaNyagasani uyu munsi mu kiganiro twagiranye na Brown aba Dallas, Texas, akaba rero umunyarwanda uba muri Amerika. That was a beautiful interview. Okay, buri muntu afite ikintu cyamushimishije cyamusekeje mu buzima bwe cyane. Nange ndagifite ubutanza kibasangiza ariko all right. Amakuru agezweho na ya rero nuko Kanyombya by the way reka nkuremo amadarubindi wende pale chini. Kanyombya muramuzi Kanyombya yaramamaye mu Rwenya amamara kuba adafite n'amenyo byaramwongereye no kwamamara kubona umuntu udafite n'amenyo naho nakantu keza cyane yambwiye ko irani accident y'akazi ariko Kanyombya akaba rero yarakiriye Yesu umwami n'umukiza abakristo bo muri rimbetu yandirimo ngo azabazana Yesu azabazana nabari kure bose Yesu azabazana so yaramuzanye rero ameze neza cyane ngo ari mu gakiza hagaze neza cyane ariko ndashaka kumenya mu by'ukuri mbere kumvuga byinshi cyane Kanyombya mwene data urakijijwe koko winje muri Yesu gumamo urimo mwene data ikaze rero kujya muri Yesu ntago ari imikino ugumemo kandi uhagararane mushikame abantu bari kuvuga turi kusubira kuvuga Yesu waramuzi ariko abari kunshira imanza bose ndababariye okay ariko Kanyombya reba ni video mu mgizo koko Imana no reka tuyumve gato kwa jina la Yesu mara ya kwanza toka shitinya mabati yaraje tosha mabati kwa jina la Yesu mara ya pili angalia huyu mtu kabisa anazana pusi na panya ngari gusenga bari gusenga ariko uyu muntu hamagwe kuva kera cyase pumua uruhara se okay reka no murabizi Kanyombya namutumiye muri Ramjaane show mwaramubonye ariko ibyo ntago tubitindaho cyane Kanyombya yavuze ko nyuma yuko amaze gukiza ngo agiye gukina filime ya Yesu kandi azakina ari Yesu Kanyombya mwene data rero ya ni filime nyine ntago ari by'ukuri ntago aba Yesu byo birumvikana ariko ujya gukina filime rwose ugiye kwikina uri Yesu udafite amenyo ariko filime ari nziza Yesu akutsa amenyo ni muze mwese abafite abaremerewe yemwe abadufite n'abaremerewe ni muze munsange ndabaruhura ni muze Petero zakubwiye Isaki tariya wika urabonyihakanye kasasu Yesu ibihanga rwose ntabwo ari Yesu Kristo ndi kuvuga ni Yesu ibihanga okay Kanyombya arazakina ari Yesu ibihanga
iyo filime mwitege rwose ariko Kanyombya namushuje kandi ikaze mu gukizwa n'ibyiza cyane. Emmanuel nawe niwe cameraman afite ubuhamya. By the way umunsi umwe nzamutumira nawe hano tubwire ubuhamya bwe aho Imana yamukuye. Akomoka mu ntara y'Iburasirazuba ntago mpavuga ku mpamvu y'umutekano wawe kuko ushobora kubikuramo ariko ntukuremo amashusho aho ukomoka turahazi Imana yagukuye urahazi ariko vuze ibintu umva ufite ishimwe nanjye ntabwo nige ufite ishimwe usibye bya Kanyombya gusa ufite n'ishimwe reka nshima Imana ku bwa Deben reka nshima Imana ku bwa Deben reba hano avuye iyi foto murayibona iyi foto uyu ni Deben noneho reba nubu urabona nta shimwe ririmo mwamubonye très bien tujye kuri Knowless iya foto ya kera wayibonye ngiyi iyo ubu wayibona ariko mara yaje uzi gukorera n'Imana ujye muri Imana none Imana ikakugira n'inzo utari inzobe singaba noneho by the way ndeka kuvuga nabandi nanjye Imana nkwekore do foto yanjye ifoto cyabikoza iyi foto ntago ari nakubyishireho ariko kubishizeho reka commentingeho ifoto rero ndi muri kureba hano ni foto ntago mvuga byinshi uyu yari njewe ntushireho yubu mundebe so muri munafite ishimwe afite ahantu yavuye na cameraman afite aho yavuye sibyo so mwari mukwiye gufata umwanya nawe mugashima Imana mukicera mugashima Imana vraiment nukuri avuze byinshi okay turukugana ku musozo rero turukugana ku musozo reka mfata umwanya none nshimira abantu bagiye badusubiza nabaje ikibazo ubushize ndabaza se ubugabo subutumbi abantu bagiye bagisubiza ku buryo butandukanye reka rwose nkoreshe telefone yanjye kambanze kankoreho pochette sha babone ko ari telefone nziza ntago ari nziza da byose okay wow all right reka nsome message z'abantu niseguye ku video nagomba kwerekana video ariko nta video impamvu nuko abantu bagiye recordinga video bose ntago bagiye bifata selfie so utaha nujya kwifata uzashaka umuntu gufata video kugira ngo uvuge bagiye basubiza bitandukanye hari umuntu witwa afite message nyinshi cyane ariko hari izahiswemo hari umwe yitwa Germaine Murisa yaravuze ati ngo ubugabo subutumbi bisobanuye ngo ubugabo subunini ushobora kuba uri akazingo ariko ufite ibitekerezo bizima gihe niko mbyumva kabisa oye nago yambwiye aho atuye ariko nawe ubugabo subutumbi bari kwinasobanura neza ariko ndebe undi basubije hano ndi kugenda mpitamo n'abantu benshi cyane bagiye bandika ni benshi cyane honestly ni benshi harimo video mbona zigera kuri 5 ariko ntago rwose mwaje mwifata selfie uyu ninde aba Colorado itwande kunyerera mana yango iri kunyerera I'm sorry nanjye ibi byuma kubikoresha bijya binshanga by the way aha ini ndayibonye nitwa Chris Breeze yaravuga ngo ushobora urugabo runini ariko nta bitekerezo ugira ariko akagabo kamafuti kakamunoba kandi urugabo runini temeye kunoba nyero gake umuntu yakunoba namwe ndabakunze cyane nuwahehe Baida kuki mutajya mushiraho undi yitwa Eric aba Finland okay aravuga ati ubugabo subutumbi bivuze ko umuntu ashobora kuba ananutse iri kunkomeretsa ngo ashobora kuba ananutse ameze nka Ramjaane ngo akaba yakubita ikigabo kimeze nka Goliath ako kantu di yigo abantu bose bananutse nkange rero mbahaye ikaze so message ni nyinshi cyane ariko kubitewe n'amasaha reka mbashimire ubutaha muze recording sibyo
neza. Ushobora gushaka umuntu urumva ushaka gushaka umuntu akakurikodinga ukavuga tu comprends noneho ibintu video ikaza ari nzima. Rero video mwafashe zose zaje rwose ari nka selfie nkabona umutwe gusa nayishira nko kuri screen nkabona n'izuru ryonyine ari kugaragara ntabwo ari kubarenga rwose mwihangane. So reka mbashimire abantu bose twabanye uyu munsi nta topic mbaha ntayo mbaha uyu munsi icyo mbabwiye icyo mushaka gusa mu liking ahubwo kuri YouTube arukuntu liking kuri video ibitekerezo byanyu nzabisoma ubutaha bitewe na sketch mwabonye uyu munsi. Reka mfate umwanya mbashimira mwese abo twabanye ni kuri kubeshya n'icyaha ndishimye cyane na Manuel kandi nawe arishimye nawe niwe mushimira cyane ku mashusho meza cyane. Nshimire buri wese ufata umwanya akarabadura Ramjaane show. Ibyagushimishije twandike kuri Facebook yacu ibitagushimishije utukosore nta kibazo ko turi abantu turakosa ariko icyo tugamije ni kugira ngo museke kandi mwige. The Ramjaane show slogan yacu ni laugh and learn. Imana ikomeze barinde tuzasubira ubutaha. Don't go far from the Ramjaane show turakunda cyane. AbaNyagasani yawe